mufate sha mufate kabana marte buka tamai irukankate birukanze nkajya mu kiguri cy'insina kirimo amazi kuko se nta ahubwo ntabwo kurumye kaguru ese amazi igihe kingana iki kanizere ko mumeze neza cyane aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru asirazuba ndetse n'uburengera bwaryo abo mu mujyi wa Kigali namwe nizere ko mumeze neza cyane nizere ko mwabasha gukora subscribe like share ndetse na comment ku kuri 150 televiziyo imwe rukumbi bagezaho ibiganiro by'ukuri by'ubusesenguzi bugiye butandukanye ahantu hose tugenda tuhasura dusura abatandukanye mu bice bigiye bitandukanye igitite pasti songa cyatana tuzo kanze amabere chambre byamuze mavuta y'abademo cyangwa se gahanga kananiye abagugunyi nushaka kunyite DJ na namazina ndayemera nayanjye kuko numurimo nizigeza gukora n'ubu ngubu ndacyagerageza mwese mudukurikiye hari benshi bagiye badusaba ko twazaya bahuza n'abaganga akenshi nakenshi ngiye ntago nabona giye nabo ntago nigeze kubona amaso ku maso umunsi none twagira umugisha yuko twasuye umwe mu baganga bahura bigiye bitandukanye bakoresha imiti ya gakondo turaza kuganira byinshi muri byo byakora aho yakuye ubwo bushobozi bwo kuba yabasha kuvura umuntu akoresheje imiti yiwe ya gakondo ibihe byiza meze fresh mukomere cyane amakuru ni meza ntabwo yabyoroshye kukugeraho ariko navuze nti ndakoresha uko nshoboye kose ngiyewe nkugereho tuganire nabo bakwirebera uko abenshi ntabwo bajya bakunda kwigaragaza nawe wowe wigaragaje no munsi wa none sibyo ngiye ngomba kwigaragaza kuko byo nkora nyine bisobanutse nta mpamvu yo gutinya rero kwigaragaza okay turatangiye rero utubwira ibyo ukora uko ubikora ese iyo mpano yaturutse kuki mwayano wawe ngewe ubundi ndagira ngo mbande mbwirwire nitwa Rwabuze Isoni Thomas akaba ari igisekuruza cya rwangiye umerekiyo kuvura kwanjye rero ni ibya kera nyine bituruka ku gisekuru cyacu cya kera cyo mu muryango nyine okay imiti kugira ngo uhitemo umuti uvura indwara runaka ugendera kuki ngendera nk'ubu ngubu aha hose ubureba ni imiti yanjye ubwo uyu muntu aje ndamusuzuma nkoreshejwe n'abakurambere nyine kandi ku gisekuruza cyacu cya gakondo ni impano dufite nyine yo kuvura mu kazi mukora hari imbogamizi zigiye zibamo izo mbogamizi nizi imbogamizi nkange rero kubera ko keretse nko kuba umuntu yaza nkabona ari ibikomeye ariko kubona umuti niyo ntawubona muri yanjye ibiri aha ngaha ndagenda nkanawushaka kure ariko nkawubona ukambuka bijya n'izo mbogamizi zo kujya gushaka umuti nyine na kure gutyo bishoboka yuko hari igihe ushobora kwambuka ukava mu Rwanda ukajya hanze gushaka imiti ahantu henshi kuri imiti nkagana Tanzania njyayo Kongo njyayo ariko cyane muri Tanzania cyane umuti ujya gushakira Tanzania ubwo wari nkuko ki urashaka no kwinjira muri Israel ngo nikubwire nkubwire imiti mvuza nawe ushaka kuzajya uvura naye mavura cyangwa nanjye nkivura mu gihe ibibazo byabaye ngo indwara muvura nizihe ngewe indwara mvura rero ni nyinshi ariko wenda reka nkubwiremo nkeya wenda nkunda guhura nazo hari uburozi bw'amoko yose uburozi bw'uburyano nyine uburaba kugabura ugotamira hari uburozi bw'amahuherano hari ubutegano ubundi nanone nkavura indwara za rubaga impande iyo bita igisyo waba uyizi igisyo gifata hehe gifata mu nda ni ikintu kiza kikabyimba bene hano mu rubavu aribyo byandi bita bajya bavuga ngo ni urushwima nyine nicyo gisyo nicyo gisyo burya ndetse buriya nk'iyo umuntu arwaye nk'icyo gisyo mu nda hari ikintu umeze nkaho atwite nyine ni ikintu cy'ikinyama nyine kiza gutya kigakura nyine kugira ngo gikire se ubwo bigenda gute icyo nyine tunguha imiti nyine ikagenda ikagishongesha kigashira izindi ndwara izindi zamburugu ziba zarananiranye karabaye kubajura noneho kuvuga ngo bakwibye reka muri make rwose umva kugaruza ibyibwe mbese
ubwo nuva ngo ndebaho nyine ubwo iyo umuntu yibwe akaza umusaba iki iyo umuntu yibwe aho gateye ngiye nibwe niki umusaba kugira ngo ubashe kugarura umuntu mbo icyambere tuvugana na agaciro ari bumpe nyine bw'ibyo ngiye gukora nyine kumugarura ibyiwe ibyo tugomba kuvyumvikana yego namara kubimukora rero ngo tugahurira kuri gahunda akanyishyura nyine amafaranga kuko ntago nkorera ubusa nta muntu uraguhamagara wibwe wajya kugaruza ibyo ugaruza bikanga nge ntago birambaho hari abaganga harabita abaganga usanga bahimukira abantu umuntu ugasanga avuga ngo ngewe mvura inyatsi nyamara ari ukugira ngo abone ishakira imibereho boro bavuga wiki ngewe nk'inyatsi ndanayivura rwose ariko nta n'umuntu uraza kumbwira wenda ngo byaranze ubwo rero niba hari erega hari benshi bagenda biyitirira bagenda banatwitira ngo akora ibi ariko wa mugani atabishoboye ariko nge nk'ibyo nge ndabivura pe ndayivura rwose ngatanga umuti wo gucururizaho umuti w'urukundo karabaye wo gucururizaho ako gucururizaho n'amavuta ushobora gusiga umuntu abo bantu bagenda babangiriza izina ugasanga yitira uwo mwuga adakora urabavuga wiki abo bantu rero twarabahagurukiye mu rugaga rw'abavuzi ubundi bagakondo babyemerewe abo bantu twarabahagurukiye ku buryo ubu ngubu nuko ufite ibyangombwa kandi na leta yarabihagurukiye ku buryo umuntu nk'uwo agomba gufatwa agakurwa muri gahunda rwose y'abavuzi bivuze ngo abo leta itarabafata n'abantu baba bakihishe nyine baba bakihishe ariko ubundi nabo bagomba kugaragara ubugaragaye rwose ntago agomba kutugenda hari uwo twaganira hari amakuru mfite yuko hari abo mwagiye mwambura ububasha bwo cyane rwose badakora ibyo ngibyo umuntu ugasanga aremeza ibintu kandi atabishoboye uwo rwose ntabwo yadukora ntabwo byakora muri make uwo baramutse nk'umuntu agwamaga akavuga ati runaka yarampemukiye ugahita umubwira uti none mpereza ifoto ye turebe wahita umuha ibihano umva rwose ugomba guhita mukurikira kuko na leta yaduhayemo imbaraga kandi ni ngombwa nta buryo umuntu azaza kuvuza ibintu avuza indwara usanga umuntu amuriye amafaranga ntanakire usumba byaba ari byo koko ntabwo ari byo ntabwo aba ari n'umuco rwose tujye ku muti wo gucuruza umuti wo gucuruza bwo babimeze bite umuti wo gucuruza nyine ngenda wutanga urawushaka hose urawushaka nk'ubwire gahunda ziwugenga cyangwa ushaka wo gutera akabari oya ndashoboye urashoboye ndashoboye yose ni imitima mpagarariye kabisa kuko harimo kandi badashoboye ugasanga arajya gukora yakora ugahita arangiza abagore ugasanga ni icyumya bose mbaye imiti ugasanga ingo zari zigiye gutana ugasanga zazamutse zasubiranye hari umuntu wahamagaye uba hanze ufite ikibazo cy'amadayimoni ajya amutera ibyo mujya mubikora none nakubwiye ngo iki mu bijyanye n'ubuherano nayo ngayabamo bakaguhera ibintu nyine bikajya biza bikagutera kose umuti n'aba ari hanze kandi niyo yaba ari hanze cyangombwa nuko anyohereza ifoto ye kuri WhatsApp ubwo mba mufite nta nubwo ari ngombwa ngo yirirwa aza wenda ngo asange nahaya nta byo kuvuga ngo ndaza ku gicumbi aho ukorera imbaraga dukoresha zigera hose fa kumpaye ifoto ye kuri WhatsApp akaba yimpaye yego ubwo ibindi rwose ndasuzuma byose nkabikora muri make indwara zose weho urazivura upfa kuba abonye ifoto ye cyangwa ishusho ya kugira aramutse ahageze byaba ari sawa ako atanahageza gukoreza ifoto atanahageze byose ni kimwe ntari turaza gukenera nimero yawe kugira ngo naho umuntu wose aherereye yo kuri WhatsApp cyane aho umuntu wese yaba aherereye ku buryo wabasha no kumufasha ibibazo bigiye bitandukanye hari abahemukiwe hari abo bavuze bati dutanga imiti y'uburozi batabikora abo bose dushaka ko byibuza hari icyo wabafasha kuko uravuze uti ngewe niyumvisha umuntu akoze amafuti ndamuhana cyane bose pe yo rwose mifite uburenganzira kabisa rero nimero yanjye ni 0780 52 57 19
zisubiremo bazumve neza 0780 0780 52 57 19. izo ni nimero za nizere ko abadukurikiye nimero mwazumvishe neza cyane. Mwe mwese mwagiye muhemukirwa ugasanga umuntu yitiriye ibyo adakora ntabyo akora. Nizere ko nimero mwazumvishe neza. Uyu muganga arigaragaza ntago ari babandi bavuga ngo turakora dore ubaha hose ubureba. Iyi yose ni imiti dore inzu y'abakurambere ngiriya. Cameraman agira ngo amfashe aze harana imbaraga zose ziba ziminga iranzu yiwe. Yose ni imiti. Iyo mbuzanga niyo nakubwiye ushobora kujya kwambuka nyine nkajya kuyishaka hano. Muri nese imiti ko mbona ishishe neza urayuhira. None se ntayuhira ni ngombwa rega hari nk'umutimba nakwe hakurya. Ubwo se nawuzana nkabona no gutera kugira ngo ngirene ubutanange bijye binyorohera kwibona. Ndagira ngo unsobanuriho uko gatoya ku bijyanye n'imandwa. Ugasa urakavuze ndacyari muto nta myaka myinshi mfite ntago ngira amahirwe kuvuga ngo wenda mvukire ibyo bintu cyangwa wenda haranu naba mbizi. Ndabunsobanura ku bintu bijyanye n'imandwa ni ibiki bimeze bite? Imandwa ni imbaraga ziba zikoresha z'abakurambere nyine ariko twubakiramo biravuga se ni ibintu ushobora ubonesha amazi cyangwa bishobora no kuza ntago wabibonerega uracyari umwana nyine uko bivuze. Izo ni imbaraga natwe tuba tuzi uko tuzikoresha kandi noneho tukatwarazirazwe n'abasekuru. Ni igisekuru. Okay. None se reka nkubaze hari igihe umuntu avanga ngarwaye amadayimoni cyangwa bamutereje ngo ihembe wowe ngewe ubireba gutya sinshobora kubona ngo iryo hembe ngo riri hehe ugasanga ni ibintu bimurimo ariko utabonesha amaso. None se ubwo ibyo bintu dushobora kubigeranya n'izo mandwa? Ni imbaraga nyine utabona nyine utabasha kubona wowe. None se ubundi kugira ngo nyine umuntu abe wenda baramuteye nk'iryo hembe urumva wowe hari uburyo ukoresha kugira ngo ubashe kubona iryo hembe. Nanjye ndabibona iryo hembe niki na amadayimoni sibyo? None se ibyo nabyo twabigiranya n'izo mandwa ko ari amadayimoni nayo akaba ari amadayimoni ahura agahangana arushira imbaraga akava mu nzira. Ushaka gucengera cyane nawe rwose wagira ngo banyiye ngo nyine nsobanukirwa. Urashaka wagira ngo nawe ufite gahunda yo kuzavura ahubwo uzaze mu muryango ariko bundi niko wazaje mu muryango ko numva ushaka gucengera cyane koko. Nyamaye nga none se ubwo bajya bavuga ngo hari igihe ngo ubuganga nyine ngo iyo umuntu agiye kuvura undi ngo isaye ko aba afite igini ruta iryamuteye. N'ubundi kuvura nkuko n'indwara zisanzwe. Indwara zisanzwe baguha nk'ibinini runaka iyo urwaye. Buriya rero bira binini umize biragenda bikaba bifite imbaraga zo kwica za mbaraga z'uburwayi. N'ubundi kandi nabwo aba ari uburozi. Nubwo ni nk'uburozi. Okay. Reka nita uyu muntu numva. Halo Mwiriwe neza. Ni wa munyamakuru se tujya tubona kuri YouTube? Yego. Ko tujya tubona bamamaza ibintu by'abaganga mukorana. Kandi dufite umwana washaje waturangiye umuvuzi gakondo w'ukuri wizewe koko. Yarasaze. Ahabwo ugize amahirwe turi kumwe turi kuganira ubwo mwe murahagana kugira ngo sigwa tukara tugera ko ari cyo mbere hose. Ugize amahirwe tukaba tunari kumwe turi kuganira aho ntababwe ngomba guhita nkadufasha mukaza mukaturebera niba hari ari uko wizeye apana babandi bajya babeshya kuri batavura. Okay. Andika message ko naye nkiri mu kiganiro ariko nse nkaho nyisoze hanyuma nyirikire message hano muherereye hanyuma tuhabasanga. Abasaba nakibazo. So uyu muntu yahekana mpamagara yandikiye message ndabibona. Nuko nimero ndi kuzitiranya ariko niyo mpamvu nimise nabishyira kuri mikoro kugira ngo n'abadukurikiye babyumve ko yandikiye message mbwate rero hari umwana dufite wasaze. Kuko akenshi nawe yamfa kwitaba telefone none yandikiye message ndayibona ariko hano nitiranyije nimero arampamagaye mutanibuka ko yangize kunyandikira message tugiye kugenda sibyo? Ubwo niba nawe uri nka babandi bibinyoma biragaragara wambazaga ugiye kuhavana ukuri no ngemba ngira ngo televiziyo yacu yitwa ukuri 150.
ni ukuri kurenzeje kuba ari ukuri ni 150%. urumva niyo mpamvu ibibazo byose wambazaga ahubwo ugiye kubona igisubizo. ntabwo uraza kuba uhagaritse gatoya ko uranyemera tubigaragaze uri kubikora. Ko nakubwiye ko mvura ku mugaragaro se. Okay. Kandi ibyo nkora ko ari ukuri. Ukuri rero kwawe kugiye kugaragara kano kaye. Ubwo nibe nakunanira ubwo abadukurikiye nabo barata babona aho uhagaze. Aha, bira koko. Ubwo se yaba ari uwa mbere. Okay. Yaba ari uwa mbere mvuye, ntiyaba ari uwa kabiri mvuye. Ubu nta kibazo pe. Reka nta kibazo. Nta kibazo. Ye kuri za mandwa zawe ko zikora koko. Nora nabyo kenshi nako. Ya abadukurikiye tugiye kugenda tugere aho uwo muntu yasariye tumurebe. Ubwo turaza gushaka uburyo nyine tumufata ukamufata ukamuvura bitewe na n'imbaraga ufite wenda leta kira cyangwa ku mbaraga zanye nta kwirwa mufata. Uyu wagiye uti we umva nahagarika hagarara ndarebaho rwose. Okay, twagiye reka tugende cameraman araza kubimfashamo tugende tugere kuri uwo muntu. Yes, twageze ahandi aho umuntu mushiki we arwaye ubundi twibwira n'amatwi yawe. Ubundi uriya mushiki wanje yaragiye ava mu rugo gatoya hagarukiye agaruka yaraba umusazi. Rimwe na rimwe akaba muzima ubundi najya kubona nkabona byajaguye. Rimwe rero ngiye kubona mbona sinzi ukuntu abana baje kundangira ahantu yacikiye nsanga yagiye ahantu mu gishanga hari isumo rinini cyane. Ubwo nuko byagenze niyo mpamvu naguhamagaye byibura kugira ngo nanjye ndebe ko mwazambonera umuganga areba ko yasubira mu rugo. Nakuriye buri ubona aba yagiye kuriya nta kundi kuntu njya kubona nkabona turumbutse mu rugo yiruka akabaragiye. Okay, tugere tumufate muganga haruguru kwa hano ni harehare cyane ntabwo yabasha kwamanuka gusara cyane buriya ntabwo ari budutera ibyo. Umusozi muremure cyane ntabwo yabasha kugira adutera ibyondo. Turaza kubyihanganira uko biza kugenda kose ako turamufata mpaka muganga agaragaje icyo shoboye ko namubwiye nibikunanira birakureba urabusebye nawe. Tumwegere turebe. Cameraman bikufata. Cameraman tebuka. Tamai. Irukankate. Ata. Tamai. Umuntu mugome ndaka. Bibuka n'umugome ndakaswe. Ibisazi biragwiye. Ngoye mu gitsina. Mufate. Ubanza hatuje. Muganga. Hamagara muganga we. Natebuke. Hamagara muganga. Dafana. Nimbwa za yemeye ziri kumoka. Fata maguru. Muganga. Yamureka mbiri. Tanduma. Arakuruma. Kura hakaguru. Ananya kaguru. Ndagase. Tuza. Nyoko yose hagarara. Nyoko yose hagarara. Tuza. Arakirase. Agomba gutuza. Agomba gutuza. Muga tubirebe. Kabene ndabona tuje. Asanga ntabwo no kunanirwa kubera ko yiro. Mukubise icyumvirizo. Birukanze nkajya mu kiguri cy'insina kirimo amazi. Ubwo se nta ahubwo se ntabwo kurumye akaguru. Ese amaze igihe kingana iki? Amaze iminsi. Ubundi dore naka gasura nuko ejo bundi yaje mu rugo sinzi uburyo yakarabyemo ahita yongera arancika. Amaye nka data. Bivuze ngo biraba bikongera bikagaruka. Biraba bikongera bikagiye birukankamo. Hekenya. Arakuruma. Sihagarara imyuka yose hagarara. Hagarara. Sashobora gukira koko cyane. Ubu mpaye kize. Tuza. Kuruma byose bagarari. Ariko ndabona cecetse. Kubera kwiruka haha. Natwishe inkweto zare mu mbaraga duhabwa n'abakurambere. Hari dukora mu bimera gakondo. Ndahagaritse imyuka mibi yose nihagarara. Nganga ushobora kuba akazi ese tuza. Yenda aho twica. Ujye gushaka imiti?
ko nyibona kanze ndebe ya bituze ngomba kumuha no kuzanza mu kanyi uyu muti witwa ngo iki cyangwa nibanga ry'akazi none tagasa ni hagarika imbaraga z'abadayimoni ese uri ahantu hose tuhabona umuti cyane rwose ehe hose burya hari ntabwo byoroshye ya ntabwo ukuri 50 nizeye ko ibiri kuba muri kubireba umuretse maze ntago yamenye wapfuye kandi kumuna satangiye gucirwa inkona yitwa n'iki se ntago ya shoreza ubwo sarumva shoreza cyangwa yapfuye arumva muga yica umuntu w'abandi birakureba muga yatangiye guhumeka cyorya mbona adahumeka neza cyorya ni ari guhumeka insigane yada kanguka Rozi kanguka aho yahuka kanguka tuza uri he uri mu rutoki bireba se Rozi aba ni bande arakora aba ni bande kumusiga imiti muganga Rozi ubuse namukora mukore Rozi si mushiki wawe se Rozi aba ni bande Rozi ubu ntabwo byongera kugaruka tuza Rozi wageze aho ute ntabwo yabyibuka bite uribuka witwa ngwiki ese ntabwo ubizi ariko ibyo byose biri kugenda bigabanuka Rozi muri kabanza tuza muri kabanza ruhuke Rozi imbaraga ubona shaka kwafasha urugo ruti nta kibazo buriya muganga ahuye kabaye mbanze dujugunya kugira ubwoba nawe ra ubu yakize nabibonye nanjye imbaraga afite zo kurufata ndabizi Rozi kunamureba wamenye kurikirana neza wamenye wageze aho uteze bite suhuza bite wageze aho uteze aha ni hehe suri none se byagenze gute mugo banze tangiye gukira koko muganga aho yabikoze haguruka tureke ubasha guhaguruka haguruka ngaho hagarara neza Rozi hagarara neza ndeba wamenye muri kure turebe muri kure ndabizi nta yongera bite ibintu wambaye urabizi ni ibihe icyo se ni igiki wambaye zari biki ninde wikwambitse se ngo muzi amaye nka data umugabo urashoboye hano ni he hano se ntumara ko ari mu rutoki se ahantu havuye naho utanaguhibuka amaye nka data nese muga nta yindi miti ari bufate ubu ngubu ubu ni ukumworohereza ngize ubundi kuko mbona ari na hafi baragumutegera moto bamuzanye mu rugo ku Gicumbi buriya okay nta wundi mutima hasi nyine weho umuti nyine mugiye muramutegera umuti mwaza kumutegera moto arabahaniza nimero nimugerayo muzahamagara ubundi ndamuvura naramutsirike neza kugira ngo mworohereze uranatsirika usiritse umuntu harya buriya bimeze bite iyo umuntu atsitse undi bimeze bite nuvuga ngo nukumutika ku buryo ntawe uzongera kumwohereza ikibi buri bake iyo agiye kubimwohereza itari nabimenya nabo cyane tabehaga ntago byaharenga ntago byamukoraho mbese ijambo rya nyuma urugero wenda hari ababonye ibibaye kano kanya hari ko babifashe wewe gira icyo ubwira abandi bantu b'abatubuzi ndabita abantu b'abatubuzi rero ariko wanje kubona imbaraga za mbere mbanze kukwira ubwo rero abantu b'abatubuzi bisubireho babanze bamenye icyo bakora rwose bajya bakora umwuga bazi ko ari ukuri uko nyangorona nk'uyu muntu uko yagiraga nubwo ataratora intege ariko ubu noneho ntabwo yongera kwirukanka aramugeze mu rugo muzane mu rugo
mwiteho muvure n'imiti muha ubundi nkamutsirika bikaba birangiye. Okay, noneho se mujyane ujya rwose usanga mu rugo nuko muzana nyine mu rugo nyine we uraza kumerekeza gake nakora imiti nimero zawe ukoresha kugira ngo bakugane aho waba uherereye hose, watubwiye uti waba uri hanze y'igihugu waba uri mu Rwanda ahantu hose nakuvurira. ahantu hose wansanga wahamvurira nakuvurira, novuga ngo wagenda kuri nimero natanze 0780 yibutse nta ribi 0780 0780 52 52 57 57 19 ni benda zo no kwishyira ku kiganiro rwose ugomba gushyiraho abantu bose bakayibona. Ufite ikibazo akajya mpamagara rwose. Okay, mukaganira kuri WhatsApp naho hose wamwakira. Niyo kuri WhatsApp rwose. Okay, bose ngomba kumwakira. Ubwo rero icyo umuganga yagusabye wacyumvishe. Ni ukuri muganga arakoze rwose. Muganga rwose ndabona umuntu wanjye ashobora kuba atangiye kuzanzamuka kuko uri kureba muganga. Dore umuntu ukuvuye n'uriya rwose turamushimiye cyane kandi muga ni ukuri ukoze ubwitange bukomeye. Ndumva n'abandi bantu rwose twazabaha nomero zawe bakajya bakugana. Ubwo nta nubwo birangiye. Yego nta kibazo, ubwo indi miti uraza kuyiduha, ushatse wareka tukagenda tukajya mu rugo ukaza ukamuvura wenda ari mu rugo nkareba ko yahaguma. Okay, muga hari indwara z'umwihariko zihariye zishobora kuba zibaho wenda uburyo nk'umuntu wo hanze ashobora kuba icyo kibazo wenda cyo kuba afite uburemba cyangwa se afite ikibazo cy'inyatsi, ibyo bishobora yuko ushobora kumuvura nta yindi muti anyweye. Mfite ubundi buryo mvuramo, nubwo umubwire ngo amuzane nuko ari hafi. Kandi noneho n'imbaraga dukoresha ubwo biterwa naho umuntu ari. Iyo ari hanze nkoresha imbaraga nyine zikomeye, niyo mpamvu umubwire ngo amuzane kubera ko ari hafi. Ho nta kibazo. Ariko ubwo uri hanze nanone nkoresha imbaraga zikomeye n'ubundi nanone nkamuvurira nta kibazo. Mugabo urakoze cyane, ibitangaza ukoze ntaho utabibonye udafite amaso abona nubwo nko butekereza neza kuko ibibaye naye nabyireberaga kuko twamaze nkubwira nyamuneka nuramuka ugiye uwo muntu ukamubona ntugire icyo umumarira. Nahita nkusebereza imbere y'abantu, ariko kuri twakubonye nanjye ntabwo nari guhaguruka ntazi icyo nkora n'icyo nshoboye. Mugabo urakoze cyane. Ntabwo igifusa. Okay. Reka tubashimire mwese twabanye muri ino video itari ntoya kandi itari ndende, ariko imbaraga hari aho ziva naho zituruka. Hari umuntu ufite ububasha bwo kuba yavu. Njyewe mbita nk'abantu bafasha Imana ku isi kubera ko ibi nakoze nta wundi muntu wari wakagerageje ngo abikore. Akoze ibitangaza, yari yasaza ari ku gasozi amaze igihe ari gukuruka ku gasozi, ariko amukozeho riraka agiye ari muri gihe. Icyo musabye wenda no kugenda akamuhereza mu miti kuko ari hafi, ariko ngo iyo uri hanze y'igihugu hari ubundi bubasha yahawe akoresha bikagenda ikibazo wari ufite kigakira. Gatubashimire mukore subscribe ibindi ni kuri 50. Imana ibarinde.